Yesu ni Kristo umwana w'Imana ihoraho, ni Pasiteri Sedesias yampaye inshuti basuhuza kandi mbifuriza amahoro, umugisha n'uburinzi biva ku Mana. Uyu munsi ni ku cyumweru tariki ya 27 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025. Imana ibane nawe kandi ikugenda imbere. Uwiteka aguhe umugisha akurinde, Uwiteka akurebe neza aguhe amahoro, Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugire neza. Ijambo ry'uyu munsi, hari impamvu Uwiteka ari we mwungeri wanjye. Hari impamvu Uwiteka ari we mwungeri wanjye. Turasoma muri Zaburi ya 23, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 6. Zaburi ya 23. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta ku mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzajya mba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Dawidi ati Uwiteka niwe mwungeri wanjye. Uwiteka niwe mwungeri wanjye. Uyu munsi natwe turagomba gufata umwanzuro, turagomba guhamya no kwatura nka Dawidi ati Uwiteka niwe mwungeri wanjye. Dawidi ati sinzatinya ikibi cyose. Mu gihe iyi zaburi yayihimbaga yari ari mu bihe bitoroshye, yayihimbye mu bihe bitoroshye, ndetse yirukanka ahunga umwami Sawuli wamuhigaga ngo amwice. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, Dawidi yakomezaga kwatura no guhamya ati Uwiteka niwe mwungeri wanjye, antunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Nubwo Dawidi yajyaga anyura mu bihe byo gusonza, ariko we yakomezaga kwatura ibintu bizima, yakomezaga kuvuga ijambo rizima kandi rifasha umutima. Ati nari umusore none ndashaje, sinari nabona umukiranutsi arekwa cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize ibyo kurya. Turi mu bihe rimwe na rimwe tujya twisanga mu bihe bigoye, ku buryo utabura umuntu ufite ubwoba, umuntu ufite wihebye, atinya ahazaza, yibaza ati ese bigiye kugenda gute? Ese uzi ko hari n'abatinya ibihe byahise byatambutse, yakwibuka ibyamubayeho bikamutera ubwoba. Zaburi y'umunsi turi gusoma ni zaburi yakunzwe n'abantu benshi, ni zaburi yafashije abantu benshi, ni zaburi yabaye ubuhungiro bwa benshi, ndetse bahungiye binjiye muri iyi zaburi barakomera, binjiye muri iyi zaburi baratabarwa, binjiye muri iyi zaburi bashira ubwoba. Iyi zaburi igufasha gutsinda no kwiganyira. Muri zaburi ya 23 turi gusoma uyu munsi, Dawidi ubwe arabwira Uwiteka Imana ati Uwiteka niwe mwungeri wanjye, Uwiteka niwe mwungeri wanjye. Uyu munsi ku cyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa karindwi, ni ngombwa ko dusobanukirwa icyateye Dawidi kuvuga ayo magambo, ndetse natwe uyu munsi tukatura, natwe akaba amagambo yacu, nanjye rikaba ijambo ryanjye. Maze hari impamvu Uwiteka ari we mwungeri wanjye, hari impamvu Uwiteka yabaye umwungeri wa Dawidi, hari impamvu Uwiteka agomba kuba umwungeri wanjye, hari impamvu Uwiteka agomba kuba umwungeri wawe. Ngwesheje umugisha mu izina rya Yesu, Imana ikwishimire, Imana ikubere umwungeri mwiza, maze nawe uyibere intama itazimira. Intama itazimira. Impamvu Uwiteka Imana ari we mwungeri wanjye, erega impamvu ni nyinshi.
Ingingo ya mbere, Uwiteka ni umwungeri wanjye kuko anzi neza. Haleluya. Anzi neza. Ni data wa twese nibyo, ariko ni n'umwungeri wanjye. Umwami Yesu avuga ku ntama yazimiye mu buryo bw'umugani muri Luka 15 yavuze ngo umwungeri azasiga intama 99 ajye gushaka imwe yazimiye. Kuki? Kuko iyi ntama ifite umumaro mu maso y'umwungeri. Umwungeri mwiza amenya intama yose yo mu mukumbi. Abantu batuye iyi si barenga biliyoni 7, abo bose Imana irabazi, ntabwo ibitiranya, bose irabamenya. Reka nkubwire, buriya Imana ntabwo ari ukutumenya gusa, ahubwo itwitaho. Haleluya. Itwitaho kuko yakunze abari mu isi cyane, ndetse byatumye itanga umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo, kugira ngo umwizera kandi wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Uwiteka ni umwungeri wanjye kuko anzi neza. Reka nkubwire, abizera Imana muri Kristo Yesu, ijambo ry'Imana ritubwira ngo n'imisatsi yo ku mitwe yabo irabaze. Imana irayimenya. Iyo wishokoje hakavaho 2 hakavaho 3, Imana irabimenya. Aho haleluya, ikandika hasigaye iyi ngiyi, kuko uri uw'agaciro mu maso y'Uwiteka Imana, kuko haruguzwa amaraso ya Yesu Kristo, amaraso y'igiciro. Uwiteka ni umwungeri wanjye kuko anzi neza. Anzi neza. Ntabwo Uwiteka Imana yitiranya abantu n'abandi. Buriya umwungeri amenya neza umukumbi. Amenya neza umukumbi. Maze izicumbagira akazigenza neza. Byaba ngombwa akazishyira ku rutugu. Uwo ni umwungeri mwiza. Hari impamvu Uwiteka ari umwungeri wanjye. Ingingo ya kabiri, Uwiteka ni umwungeri wanjye kuko ambeshaho. Haleluya. Ambeshaho. Umurongo wa 2, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Ambeshaho. Ampa ibyo nkeneye. Erega buriya ntago bikunda ko intama yishakashakira ibyo ikeneye. Nigeze guhura n'umushumba aragiye intama muri iyi minsi, ndamubaza, aza kunsobanurira ati ubu ngubu aho ihagaze ntayicyuye, bwari bwije, naza mu gitondo ngasanga ariho igihagaze. Ntibikunde rero ko intama yishakashakira ibyo ikeneye, ibiyitunga. Umwungeri niwe umenya icyo buri tungo rikeneye. Ni nayo mpamvu atari ngombwa yuko tugomba gusenga dusubiramo hato na hato, kuko Imana izi ibyo dukeneye tutaranayibwira. Muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 7 ngo namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato, nk'uko abapagani bagira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Umurongo wa 8, nuko ntimugase nabo, kuko so azi ibyo mukennye mutaramusaba. Haleluya. Kuko data wa twese ni umwungeri mwiza, amenya ibyo dukeneye tutaranamubwira, ariko tugomba kumubwira. Tugomba gusenga kuko twizera Imana. Yatubwiye ngo dusenge muri Kristo Yesu, yaduhaye umugisha wo gusenga. Uwiteka tubeshaho. Dawidi ati Uwiteka nk'umwungeri wanjye, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Haleluya. Yakobo igice cya 4 ngo mbese muri mwe intambara ziva he n'intonganya ziva he? Ntibiva mu byo mwishimira bibi birwanira mu ngingo zanyu. Ku murongo wa 3 ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi.
nta mpamvu yo kurarikira, nta mpamvu yo gusaba nabi. Kuki? Kuko Uwiteka ni umwungeri wacu, atubeshejeho. Haleluya. Hari impamvu Uwiteka ari we mwungeri wanjye. Ingingo ya gatatu, Uwiteka ni umwungeri wanjye kuko ansubizamo intege, aransana, akampembura, ansubizamo intege. Umurongo wa gatatu muri Zaburi ya 23, asubiza intege mu bugingo bwanjye. Erega buriya intama zitandukanye n'andi matungo, kandi buriya Dawidi nk'umuntu wabaye umwungeri yari asobanukiwe. Intama buriya ziritonda, zigendera gake gake. Intama ntibikunda ko zakwirwanirira, ntibishoboka. Niyo yituye hasi itegereza uyibyutsa. Bityo rero umwungeri azibera amaso, umwungeri azibera amaso. Zaburi ya 51 umurongo wa 5, ngo ni wowe ubwawe, dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Bityo rero Dawidi yacaga bugufi, akatura ibyaha bye, kandi agategereza imbabazi zituruka ku Uwiteka Imana, zituruka ku Uwiteka Imana. Hari impamvu Uwiteka ari we mwungeri wacu, hari impamvu nyinshi. Umwami Yesu Kristo niwe mushumba mwiza, ni umwungeri wacu, aratuyobora, araturwanirira, akadukomeza. Dawidi ati, umwungeri wanjye antunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Imana ni umwungeri wacu, abana b'Imana tukaba umukumbi w'Imana. Uyu munsi rero nawe ufata umwanzuro uvuga uti Uwiteka niwe mwungeri wanjye. Dawidi yaravuze ati Uwiteka niwe mwungeri wanjye, ntabwo nzakenera ibyo umwami Sawuli atunze. Dawidi ntabwo yirwaniriraga. Yewe umunsi umwe Sawuli yaje no kumusanga aho yari yibereye mu buvumo, amuhiga ngo amwice. Umwami Sawuli atabizi, ko atarazi yuko Dawidi ari mwaho ngaho, ariko Dawidi ntiyigeze amuramburiraho ukuboko. Kuki? Kuko Dawidi yari abizi neza ko afite umwungeri. Uyu munsi tumenye ngo dufite umwungeri uturwanirira. Uyu munsi tumenye neza ngo dufite umwungeri utuzi neza ku mazina kandi utatwitiranya. Uyu munsi twizere tudashidikanya yuko umwungeri wacu atubeshaho, atwitayeho ku manywa na nijoro. Uyu munsi twature kandi duhamye nka Dawidi, tuzi neza yuko umwungeri wacu adusubizamo intege. Wesheje umugisha mu izina rya Yesu. Imana ikwishimire, Imana ikubere umwungeri, nawe uyibere intama. Intama yishimira, intama irinda, intama ibana nawe mu majya no mu maza. Kandi Imana iguha umugisha usohotse ndetse winjiye. Dusenge. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu, ushimwe uhimbazwe, uhabwe icyubahiro mwami wacu kandi Mana yacu. Uruwera kandi urakiranuka, uri Imana idakoze isoni. Mana, hari impamvu nyinshi zitwemera kandi zitugaragariza yuko uri umwungeri wacu. Ushimwe ko waduhaye umwami wacu Yesu Kristo, ndetse akadupfira kugira ngo tubonere ubugingo muri we. Habwa icyubahiro mwami wacu, uhereye none ukageza n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen.